cyangwa bahagurutse ibintu bituma baguca intege mu murimo w'Imana wo kuri social media. Giho hari ikintu yiziho cyangwa ubyumviya unsubi umbwiza ukuri nk'umukozi w'Imana. Ntabwo ndibuze kuvuga ngo nkubaze ngo abantu ngo nibande ngo wumvishe, no, ahubwo ndakubaza ku iyo situation hari icyo yiziho. Yego ndayizi. Uyiziho iki? Ndanayizi mbere yuko ihaguruka ikaza kuri social media. Yego ari nyizi muri make. Shimira kandi cyane hano kuri kamera n'umugabo wanjye. Nawe nago yabyitwayemo nabi. Yes, yabyitwayemo neza cyane kandi arangomeza mba hafi muri birabiye cyane cyane. Nago byari byoroshye kuba yava mu rundi rugo akaza akabana nanjye muri ubwo buzima mu bihe bibi, kandi ari byo bihe bari kumvuga. Ariko n'ukuri pe yambaye hafi umugabo wanjye yubahwe. Yego ahantu ari yubawe, arigomwa, araza aramfasha, arangomeza, arambwira ati komeza gahunda, ubuzima bukomeze, nta bintu birenze. Ibyo nabyo byarankomeje. Kuba rero umuryango wanjye warumfasha amaboko, na mama wanjye n'inshuti zanjye za bugufiya zagumanye nanjye, numva ari ibintu byo kubahwa kuri njyewe kuruta uko isi yose yamvuga. Mumvugirije induru njye abana banjye tubanye neza, barumva na dayimoni. Mumvugirije induru nkabona nta kibazo na kimwe ifitanye n'umugabo gishobora gutuma duhangana, numva nta kibazo na kimwe. Kandi koko umugabo wakwiye gushimirwa. Yarabishimiwe kandi yongera bishimiwe. Niba n'abantu bashatswe yego ngo bavuge noneho we niwe muntu amagambo wari ufite inyundo wo kugukubita ugahitugwa. Yego ni nayo bari bategereje. Yego umuntu aba bifite. None umuntu ashobora kwibaza ati se mu muhamagaro wa Evangeliste Gihozo turimo tuganira, afite misezerano ko ushobora kuzagukira ahandi hatari muri ADEPR. Uyu mutano muri ADEPR bose turi buganira abantu icyo kibazo nivuze kukibabaza kuko ndi kubona mugenda ni ibintu byari byarakozwe n'abantu. Mu gihe rero nari nkibibona karugira atarashira iminsi mpita mbibona kuri social media. Byabazwe n'abantu babitangamo amafaranga barishyura kugira ngo nyine bibi. Ariko nekereza ko bari bagambiriye wenda nk'ibintu bibiri. Icyambere wenda ko ari ukusebya kugira ngo bankure kuri social nk'uko abantu babivuga, managukure kuri hit. Bamwe muri bo bayisigarane ikaze kwa kundi baba baricaye nyine kuri kamera ugafata isi bakabatika tuyigushikuze. Ariko isi nayo ntabwo iba yoroshye, nayo irabishikuza igakomeza n'ahandi. Ubuzima nuko baba bumeze rero, nuko byagenze koko byarapanzwe babitangamo amafaranga menshi. Ndetse inshuti bakunzi ba Yobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye rero n'umukozi w'Imana, niwe tugiye kuganira. Ntabwo ari mushyashya ku Yobokamana TV kuko twakoranye cyangwa dukorana ivuga butumwa mu buryo bugiye butandukanye, mu buhamya, mu ijambo ry'Imana, mu gusenga ndetse n'ibindi byose nyine bikorerwa mu nzu y'Imana. Reka rero tumwakire kandi dutangire tumuhereza ikaze ku Yobokamana TV. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye Evangeliste. Muraho Joey. Amakuru ni meza cyane kandi turasuje cyane n'abantu bose bo ku Yobokamana TV. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe mukunda Kristo kandi mwemeye gukurikira Kristo nk'umwami n'umukiza. Ndabona mwambaye neza, ikanzu nziza, gatambaro keza bigendanye n'amafuti n'amarineti meza, habuzeho amaherena. Ego mu izina rya Yesu. Nyine ukuntu Yesu yazanamo kandi utayambona nabise binangaza, ariko turashimira Imana muri makeya no tudushinja Yesu. Kwambara neza nabyo no kubera Imana barabizi. Mbega abantu bo ku Yobokamana TV bazi ko ari kubera Imana. Niko bimeze. Tangira udusengera mbere y'ibindi byose. Reka tubanze dusenga Imana tuyinginge ize kubana natwe muri iri vuga butumwa tugiye gukora. Yego Yesu abaho umugisha. Reka dutangire dusenga Imana twubaha Imana. Mana turagushimiye, urera urakiranuka, izina ryawe nirubasha, uri Imana y'imbaraga, Imana y'ubutwari n'ubushobozi. Se umwami wacu Yesu Kristo, wowe ugira icyo urema ukagikomeza, tugufite ntago twifuza undi murengezi. Turagushimiye kubw'umwanya mwiza uduhaye, turagushimiye kubwo kwicara kuri kamera y'Yobokamana. Turakwinginze kugira ngo buri muntu wese uteze amatwi aze kugira icyo akora muri iki kiganiro. Amaraso Yesu Kristo adutwikire, imbabazi zawe zitugaragareho, dutsindishirize iby'umwanzi byose yaturega,
kuboko kwiza kw'Imana kubane natwe mu izina rya Yesu, kandi amatwi yose ari kumva reka yumve icyo umwuka abwira amatorero. Ineza y'Imana niganze, ntaba ari twe rwose, ahubwo izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Urakoze kuko bikoreye kwiyubahisha mu izina rya Yesu, amen. Mumeze neza rero? Turashimira Imana. Karugira harya? Yego. Amasengesho ameze neza, igiterane? Yego, Karugira amasengesho ameze neza, buri wa kabiri twirirwamo kuva mu gitondo. Karugira ara Kuri ADEPR kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, turi mu masengesho yo kwiriza ubusa. Dufite ibihe byiza, dufite abavuga butumwa beza, bimeze neza, kandi dusengera abarwayi, tukasengera n'ibyifuzo umwanya munini. Buri mugoroba kuwa kane saa 12 tuba dufite ijoro ryo gutabaza, naryo ririmo ibihe byiza bihembura, ibihe byiza Imana iri gukoramo imirimo n'ibitangaza. Ku cyumweru tukagira amateraniro 2, kandi nukuri dukomeje kubona ukuboko kwiza kw'Imana kubana natwe. Yesu abaho umugisha mwinshi. Yego, amen. Turabararitse kandi nawe urimo Jo. Ngiye ariko njyanze. Yego, ongera ugaruke. Ariko kenshi nzaje nka korari, naje gufata inkuru. Ugiza no guterana rimwe na rimwe wumva. Ntabwo biba byoroshye kubera gahunda nyinshi, ariko tuzajya tugerageza tuze no gusenga Imana. Yego. Yes, ni Evangeliste Gihozo Josiane turi kuganira, niwe tugiye gukorana rivuga butumwa rya none. Hari akantu nari ntangiriyeho, ari akantu maze iminsi mbona gasirikira kuri WhatsApp. Umukobwa umwe yari arimo abwiriza, aravuga ati ubu ngubu ati Imana itwikuruye abarokore cyangwa umushumba mukuru. Atashobora kwibesha gato yakavuga ngo abarokore ne bakuremo badefirize. Tugasanga twese ibitambaro tubikuyemo, ntibyirirwa binadusaba kujya muri saro, ahubwo ugasanga n'ubundi twaramaze kudefiriza. Ati cyangwa wavuga ati nimwambara amaherena, ati ukabona ba Gihozo nabande bose. Ariko ntabwo yavuze wowe, urugero nanze bose bayambara. Uriya mukobwa ibintu yavuze warakabonye ndabizi, dore ko karapostizwe cyane. Ibintu yavuze urabyemera cyangwa wabonye ko yabeshye? Samuha ubifata gute? Ya, ntabwo ndi buvuge ngo ndabyemera kandi nta nubwo ndi bubihakane. Ndagumamo hagati. Basi nabikekaga. Yego, ndagumamo hagati kuko urumva kame mu guhita nemeza ko abantu nyine wakoramo ibitambaro ugasanga bose barasutse. Ntabwo ari bose ariko cyangwa se harimo abasutse. Ntabwo ndi bubyemeze. Ariko ntunabihakane. Nta nubwo ndi buze kuvuga ngo ntago ari byo. Ntabwo mbifitiye ubugenzuzi cyangwa ubugororangingo bwuzuye. Yego, ndagumamo hagati. Ariko meze nk'umuntu ukunda amaherena wenda, by the way, wenda reka mbivuge gutyo. Urabona nk'iyo myenda wambaye n'urugero, iramutse iriho nk'uduherena tw'umutuku, sibyo? Ukuntu wabona biri ntuze kusamuhawe, bifite ukuntu biri finyore cyane. Buriya nk'itorero ADEPR yemereye abakristo kwambara amaherena, ntiwayashyiramo. N'urugero wenda umuntu ashobora kugira, mba nkora ikiganiro cyo kuganira ku tuntu n'utundi, ariko kirimo impuguro, abantu baraza kumva aho ndibuze gusoreza impamvu naribazaga ibintu nk'ibyo. Ntabwo nayashyiramo kuko byaterwa nuko wumva mu mutima wawe bimeze, kuko nta nubwo ubunyabuzwa nuko ndi muri ADEPR. Uyabuzwa n'iki? Nuko ntayakunda. Ntago ari ibintu bindimo, kuko nyakunda ubundi nayivamo nkajya aho ndi buyashyireho, kuko nta muntu wambuza. Ndi mukuru kamemu, ndi mukuru njye n'injye umutima wanjye unyemeza kujya aho nshaka, kugira ngo nkore ibyo numva nshaka. Ntabwo mbikoreshwa n'idini, ahubwo mbikoreshwa nuko hari ibyo nakunda nyine, hari ibyo mbona bitarimo neza. Rero ntabwo nayashyiraho kubera ko ADEPR yabitanze, ahubwo nuko nuwe n'ubundi nayakunda. Ako nyakunda n'ubundi ntabwo naguma muri ADEPR kugira ngo ntayambara. Ngiye nakora icyo umutima wanjye ushaka, kuko nekereza ko icyo umutima w'umuntu ushaka iyo umuntu agikoze abohoka kuruta ko yaba aboshywe n'abantu. Rega buriya Joel, ntabwo tubaye kugira ngo abantu bishime cyangwa amadini tubamo yishime, tubayemo kugira ngo imitima yacu ishime. Kandi tunezeza Imana. Amen. Haleluya. Kandi abantu benshi bavuga butumwa bakomeye mu itorero rya ADEPR, cyangwa urebye abantu bajya mu madini yandi, n'urugero gukora umurimo w'Imana mu buryo butandukanye, barahari benshi umuntu yarondora akavuga benshi cyane. Na Moyize nabonye yagiye, ari gutegurwa umuhango wo kwimika. Moyize n'uwi? Moyize Evangeliste wayoboraga, yari mwarimu muri ADEPR, nawe azimikirwa kuba umushumba ku cyumweru muri indi torero nyine. Ni ukwaguka k'umurimo w'Imana. Nje biriya ntacyo bintwaye rwose, kuko
umurimo w'Imana ubugenda waguka hari igihe wenda umuntu ashobora kwibaza nk'uko dore kandi tukuganirije nk'umuvuga butumwa kandi ufite ijambo mu itorero rya ADEPR kavuga ngo Gihozo nawe hari igihe ajya yumva umuhamagaro uzagukira ahandi akava muri ADEPR hari igihe byo biteganya wenda cyangwa niba hari amakuru yabivugaga barabeshya akantu ushyizemo kitwa umuhamagaro ni ikintu gikomeye iyo umuntu yahamagawe aba afite uwamuhamagaye kameme yego umuhamagara niwe umurangira hajya kuko Uwiteka niwe wabwiye Abrahamu ngo va mu gihugu kiwanyu ujye mu gihugu nzakwereka nzaguheramo umugisha rero nyiri kumamagara abinyemeje akamamagara aho yamamagarira urumva nago ngiye nabihakana kandi abanyerekana impamvu ngiyeyo kandi iyo mpamvu iba ari y'umumaro kubw'umurimo w'Imana ndetse no kuri ngewe ndetse no kuri nyiri kumamagara rero mu by'ukuri ntago navuga ngo kuko nahamagariwe muri ADEPR ngo biravuga ngo niho nzaguma cyangwa se niho nzava ariko nyiri kumamagara boss avuze ngo ndaguye yanambwira ngo nta nubwo ngo hamagara hano mu Rwanda ngo hamagariye ahandi mu kindi gihugu hamagariye Burundi ngo hamagara kamavuga ibihugu byoroheje atagira ugira ngo wenda afite irari ryo kujya mu Burayi ngo hamagariye mu Bugande amamagaye gutyo nta kintu navuga kuko ngize comment nagiramo ibibazo byinshi iyi Imana igwamagaye n'ugende aho ishaka kujya kesho uhura n'ibyago ariko ahantu ubugiye ikujyanye byanga bikunda bakugira ngo umurimo w'Imana waguke kandi Imana yaguke ihabwa icyubahiro rero ni muri urwo rwego mvuga ngo birashoboka ko umuntu runaka Imana yamuhamagara kamuhamagara ahandi hantu kugira ngo imukoreshe ibiruta ibyo yakoraga ndabyemera bibaho ariko wenda tuvuze gutyo abantu benshi ibintu by'umuhamagaro w'Imana ntabwo bibatungura dore ko n'ubundi iyo bagiye kwinjira mu murimo w'Imana ibanza kubamenyesha kuko hari impamvu niyo mpamvu n'umukristo cyangwa umukozi w'Imana ahura n'intambara nyinshi ukabona ari karakomeye kubera uzi ikintu cyo kimukomeje buri abafite icyo yavuganye n'umukoresha mbere yuko yinjira mu murimo we n'umukoresha hari ibintu baziranye bizwi nawe na boss gusa bitazwi n'abandi bantu bose bamurebera ku ruhande yego umuntu aba bifite none umuntu ashobora kwibaza ati se mu muhamagaro wa Evangeliste Gihozo turimo tuganira afite misezerano ko ushobora kuzagukira ahandi hatari muri ADEPR uyu mutano muri ADEPR bose turi buganira abantu icyo kibazo nivuze kukibabaza kuko ndi kubona mugenda ariko ni uburenganzira bw'Imana kuko niyo mukoresha w'abantu ayishaka nago ndi buvuge ngo mu muhamagaro wa Gihozo afitemo umuhamagaro wo kuzasohoka muri ADEPR wenda akajya ahandi hantu ntabwo ibyo ndi bubivuge kuko ryaba ari ibanga ry'umutima wanjye nanjye na boss wanjye yazambwirira ati shira ku mugaragaro nzabishira ku mugaragaro bibaye biriho please hanyuma igihe rero biba bitariho nanone ntabwo muzigera mubibona ariko uyu munsi wa none nago ndi buvuge gusa nahamagawe n'Imana kandi negerezwa kuyoborwa nayo kugira ngo abariyo inyobora aho ngomba kujya aho ndi ibaye hanshimiye nta n'ikibazo mfiteyo cyangwa imbwira ko ifiteho niramuka igize ahandi yanimamagarira ubwo nyine ibintu byazatangazwa ariko nago niyo naba mbifite amasezerano cyangwa nabifite nago nahita mbwira abantu ngo urumva ngo yambwiye gutya byaba ari amabanga yanjye ngiye kumena n'Imana yanjye murakoze kunyumva banyakubaho ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane ariko noneho tuvuga kuri uwo muhamagaro ushobora kwagukira ahandi uvuga iki ku bantu babona abantu muhamagaro wabo Imana iwaguriye ahandi bakabavugaho ibintu byinshi bitandukanye bamwe bati kuva avuye mu idini mu myizerere yari afite akaba agiye mu yindi araguye yego bamwe barabivuga mu buryo butandukanye abandi bati buriya muntu se tagiye akonze ibi nibi none ataye ADEPR aracomotse afite ibyo akurikiye mbese bakavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye nyamara ushobora kuba uganire n'uwo muntu we akubwira ati byaranangoye kugira nemere kugenda ahubwo nuko Imana yabimatiye inyemeza ko umuhamagaro wanjye ugomba kwagukira hano wenda nk'umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo niki wahuguza nire jambo niki wabwira abantu bafite imyumvire imeze gutya icyambere ndi bubabwire bankurikire ndabatangariza amakuru ko mutigeze musoma ijambo ry'Imana iyo umuntu atigeze asoma ijambo ry'Imana iteka ryose ibintu Imana ikoze
biramugonga kuko we arashaka kubiyoboza amarangamutima ye nuko abyumva no mu mubiri ariko ijambo ry'Imana rivuga buri kintu cyari cyo cyose nago ndibuze kwibanda ku bantu basohotse bavamo ababavuga ariko ndibunaze kuvuga ko hari n'abantu nabo basohoka batabibwiwe n'Imana koko mu byukuri babana nabo bavuga banabaho hari abantu bagenda bakurikiye amafaranga ibyubahiro amatitire amazina babaho pe ariko si benshi ntago nubwo ari bose hari abandi bantu basohoka ari Imana ibabwiye ngo genda nzabana nawe iyo umuntu yasomye ijambo ry'Imana impamvu babwiye ngo nago basomye uhita ubona ibimenyetso hari ibimenyetso bikurikira umuntu wahagurukanye n'Imana Imana yabwira Abrahamu ngo viwanyu uze mu gihugu nzakwereka nzaguha umugisha iyi Imana ihagurukanye nawe hari umugisha ukugenda imbere hari umugisha ukwereka ko Imana yahagurukanye n'umuntu cyangwa ariyo yamurangiye iyo umuntu yihagurukije ibyago n'amakuba agenda ahura nabyo ubona Imana itamurwaniriramo bigaragaza ko itahagurukanye nawe ni nayo mpamvu uzabona hari abantu benshi cyane bagiye bahaguruka baragenda turabafite mu itorero nsengera mubwo niho ndi buvuge ariko yagenda agahura n'ibyago ukabona aragarutse nuko atari hagurukanye n'Imana umuntu wahagurukanye n'Imana ibana nawe imucira inzira yoroshya urugendo namakanika ibamo narabibabwiye iyo ibintu birimo Imana biba byoroheje bimeze nko gukingura urugi rurimo amavuta ntago rukaka ntago ruvuza induru ariko iyo ibintu ubikoze hatarimo Imana habamo ingaruka n'ibyago n'amakuba bikwereka ko bikugarura aho wavuye ko ariho wari ufitiye umugisha rero mu byukuri abo bantu babakomentaho bakababwira nabi bakabavugiriza induru nuko mutasomye ijambo birashoboka cyane ko umuntu Imana yamukuraho yarari ikamujyana ahandi hantu kandi ni nabwo buryo bwo kwagura no mu buzima busanzwe usibye n'ubu bwivuga butumwa turi kuvuga iyo Imana ikwaguye iguhaye umugisha uva mu nzu ukajya mu yindi yagutse kuruta yindi wari urimo uva mu byo warya gukarya ibindi uva mu gusengera abantu babiri ugasengera abantu 10 uva mu kumenyekana mu mudugudu ukamenyekana mu kagari kwaguka kw'Imana bigenda bigenda sirahe wambabari bigenda bikwagura uva mu busoro ukaba umugabo iyo wagutse mu buryo bw'Imana uva mu bukumu ukaba umugore iyo wagutse mu buryo bw'Imana muri make ya kwaguka kw'Imana bikuvana ku rwego bikakujyana ku rundi rwego rero umuntu utarasomye ijambo ry'Imana niwe bavuga ngo uwo muntu ngo nagumaho ngaho ngo niwazagukira nago twagukira ahantu turi iyo twagutse ku buryo bw'Imana habamo no kwimuka habamo no kuvaho wari ukajya ahandi bibaho byose yego ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane ariko Gihozo amaze igihe kingari cyo mu muhamagaro wo gukorera Imana reka wenda mbikubaze gato hari impamvu hari ikibazo ndibuze kukubaza nyuma yaho gato uyu murimo w'Imana cyangwa uwabatijwe mu mpano z'umwuka wera ryari wahawe impano z'Imana ryari gusengera abantu guhanura nibyo mvuga reka bari cyo tuvuga wenda murakoze cyane nabatijwe muri 1990 oya igihumbi kimwe oya nabatijwe 19 ibihumbi 2000 bitaragira 1999 yego igihumbi kimwe sibyugo yego amacyenda aha nibwo nabatijwe ariko umunsi nabatizwaga naga aribwo nari ngeze mu rusengero nge nakuriye mu rusengero muri Code Dimanche nabaga muri korali birumvikana ariko nago nisobanukiwe iby'Imana nari ko mfite Imana yo kuririmba nyine ni nayo narinzi ariko igihe kigeze ndabatizwa twiga igice twigishijwe neza cyane niga ku mpano z'umwuka dutangira gusengera n'umwuka wera kwa kuningire mu gice abakize bose muri ADEPR batangira kutwigisha uburyo turi bwakira umwuka wera mbere yo kubatizwa nyine ko bishoboka naho ngaho natangiye gusenga mbere ko njya mu mazi numva shaka kuzuzwa umwuka wera koko nagiye mu mazi nuzura umwuka wera kwa kundi umuntu agira umunezero w'umwuka wera ndagira ngo mbibutse ko kuzura umwuka wera mu byiciro byinshi ushaka kugira umunezero wo mu mwuka wera kwa kundi umuntu ari gutitira cyangwa se akavuga mu ndimi abari kunezerwa mu Mana ku giti cye ariko impano zitaraguka ngo mbe nagira hishurirwa inzuzi iyerekwa cyangwa se irindi jambo runaka ntobora rijyanye no ku buryo bw'impano z'umwuka ariko umwuka wera yanjeho umunsi naringiye mu mazi ntangirira aho ngaho nkajya nkomeza gusenga nkarota nkabwiriza ku ishuri kuko nari umunyeshuri ndi umukobwa nkabwiriza ibiterane bitandukanye ndabizi neza abantu najyaga njya kubwiriza ni Burundi nagiye ndi umukobwa ndibaza ngo ni muri 2000
2001 2002 nari umuvuga butumwa ku ishuri segonderi. nyobora priere zo mu ishuri mbega gutyo nyobora amakorari ariko numva nyine ari aho ngaho bigarukira ariko uko umuntu agenda akura muri bino bintu kuntu ibintu by'Imana bikura uko bitindamo ugenda waguka umenya ibindi bintu utari wiyiziho ngira impano rero guhanura kubwiriza kwerekwa gutyo ndinda rero ngana uko nguko ngana zigenda zaguka ari nizo ngenda mbona n'ubu zigenda zimvumbukamo nanjye ntari nzi ko zihari n'izamandiko izo gusobanura amandiko inzozi kubona urutoki rwandika mu rusengero kwicaye kandi mbere nabyo wabonaga nk'ubundi kukwerekwa urumva rero ni ibintu uva cameraman ngo no gukeka no yarago gukeka iyo Imana irimo ntayibamo sere wazi yukize ukagera ku musaraba sere bari kutuvanga yigo no kugenzura umwuka zirimo imyuka runaka yego no mbega ibintu nk'ibyo bigenda byaguka bitewe nuko utinda muri ibi bintu iyo utabivuyemo ukagumamo kuva icyo gihe rero mbatizwa nagumye mu bintu byo kubwiriza kuguma mu murimo w'Imana guhimbaza kuririmba byose ngenda mbibamo bigenda bivumbura imano kumva ijwi n'ibindi byinshi cyane imirimo y'Imana igenda igukoresha bitewe n'iki ishaka gukora aho hantu. Yego ngira ngo ni ibintu byiza cyane ubwo no kuva mu mwaka 1999 yego kugera ubu ngubu mu 2023 urumva ko hashize imyaka 24 ni myinshi ni ikihe gitangaza sibyo ubwo mvuga igitangaza Imana yagukoresheje swati wase hari umuntu wasengeye hari ubuhanuzi wahanuriye umuntu bukomeye ubona burasohoye ku buryo bwiromaritse muri wowe nk'ikintu kiruta ibindi mu by'Imana yagukoresheje muri izo mpano z'umwuka wera ni ikihe ego ko kuva navuka shajo mbaje ikintu gikomeye kuko impamvu uvuze gukirakomeye uziko najya nita ku bintu Imana inkoresha ahantu hose nagiye habe za Mozambique habe za Burundi habe za Uganda habe ibihugu byose nagiyemo ndetse nano mu Rwanda mu byumba bitandukanye cyangwa mu mavuga butumwe atandukanye ndi wa mugore ubwiriza narangiza ngasoka ngahita nibagirwa n'ibintu byabereyeho gakomeza ubuzima mwumva abantu babivuga ako ngiyewe nago nco kukubwira ngo nasenge umuntu ngo birasohora ngo none ngo ndabyibutse none si iyo usenge nk'umuntu wenda nyine birasohora gutyo ukamusengera ntashira havuga ati nabonye ni byinshi nabonye kubera ko atari ngewe uba wabikoze ntago bininda muto yego ntago ari nge ubikora nyeka biba muri biro y'Imana none kwa boss none ntabwo wemeranywa n'abantu ubona bashishikariye no kuvuga cyangwa no kwamamaza cyane iby'Imana yabakoresheje ntabwo bemera ntabwo biwemeranwa nabo mbona nyine niko bateye nge ntago ariko neye ntago mvuga ngo ntago mbemera hatagira umuntu neribuye ariko numva ntago ngiye nshobora gupostinga ngo Imana yankoresheje iki kwa runaka ngo umugore ngo naramusengera arabyara ngo hanga ngo mbipostinge ngo nagiye gusenga ngo ndipostinze mu butayo anyway mbona ntago ari komeze mbona ari ibintu by'Imana n'ubu Imana yayangiriye ngewe ntago ari ngewe ubikora kuko mvuze ngo hari itangaza Imana yankoresheje naheri wanje jo mfite byinshi shaka ko yakora ariko kuko atari ngewe ubikora ndaryama nkabyuka bitarasohora bitaraba kuko sinjye ubikora sinjye wikoreramo ahubwo nyirubwite ni ubikora mu gihe ashaka sinjye rero ubwo rero ibyo bishatse kuko nta gitangaza kimwe yakoze ntabwo nanjye navuze icyo wakoze navuze icyo wakoreshejwe bari babyutse ntabyo nzi bari bataza gutangira muri comment ariko cyo kucyo usigaye utega umutega abantu ntabwo navuze ibyo wakoze ntabyo nzi ntabyo nibuka birahari ariko ntubu byitayeho nta nubwo nzi uko bigenda kandi uko niko kuri kwa Kristo nta buryarya burimo ubundi urabisu neza ko nari indyarya ntabwo nzi uko bigenda none se hari ahantu bigeze baguhamagara n'urugero nakubwira ati mukozi w'Imana tumwana wacu cyangwa umuntu yarwaye amadayimoni sibyo nta gihe dayimoni zigeze zikugora kuva mu muntu uri gusengera nta na rimwe nigeze mbibona ngo bingore kuko sinjye ahubwo mbona biba mvuga ati mu izina rya Yesu bikaba ariko sinjye n'ubundi si wowe ntabwo nzi uko bigenda rero naba mvuze ngo birangora kuko wenda hari aho ndi bubirangure mvuze ngo birangora naba ndi bugerageze
mvuze ngo birangora naba hari ukuntu ndi bugerageze nyine ntibikunde kavuga mw'izina ry'Yesu nkabikura mu mutima nkabikura mu mavi mu munoki ntibikunde kuko ntago ari ibyanje icyo nshaka kubwira abantu ntago ari ibyanje ibintu ni by'Imana ntago nzi ukuntu bigenda njyewe Imana mbere yuko maguruka nje mwivuga butumwa nje na hano kuri kamera nje no mu biterane deja ndabanza ngabaza Imana ko ibinyemerera iyo ngize umugisha nkumva ijwi kambwira ndagendana nawe ndabana nawe tayari ubwo mba numva ibintu byabaye nta bindi mba burenzeho ibiri buhabere naga ari ibyanjye uwo twajyanye niwe ubyandika niwe uzi ko bigenda akantu komojeho gatumye wenda ngira mbona uburyo mforumira neza ikibazo kindi umuntu wazi ibintu bikomeye oya biroroshye ariko gatumye menya uburyo mforumira ikibazo nshaka kubaza muri uyu muhamagaro w'Imana sibyo nibyo byabindi twahereyeho tuvuga ko iyi Imana ihamagaye umuntu akenshi iwe ubwe n'Imana baba baziranye ibintu by'amabanga k'Imana yamuhamagaye ariko hari igihe umuntu ashobora kugera mu mwisi y'umubiri niyo mvuga reka tuve mu mwuka akavuga ngo Mana waranshutse yego bibaho cyane ku buryo washinga urubanza cyo koze nturutorera umwavoka ariko mu mutima ukavuga ati ariko Mana ibi bintu iyo nza kumenya ko bizagenda utya cyangwa bimeze utya ikiza ntabwo nari kubizamo no urugero wenda reka tuvuge kuri iri vuga butumwa rya social media hari abakozi b'Imana benshi bagiye baterwa amabuye mama hari umumama mperutse kubona navuga ko Imana ngo yamuhishuriye yuko Satani yahagurukiye bamwe mu bakozi b'Imana mu kubaca intege kugira ngo bave kuri social media bacogore nyine ivuga butumwa bakoraga ribura barikora yuko ari ikintu gikomeye Satani yahagurukije mu bakozi b'Imana cyane cyane baba mama niko yavuze icyo gihe ndabyibuka ngo n'ubutumwa ntabwo yabivuze nkawe yavuze ko ari ubutumwa bw'Imana kandi koko nanjye nasubira inyuma reka wenda mvuge nk'iyobokamana hari abakozi b'Imana twagiye dutangirana umurimo w'Imana namwe murimo n'abandi benshi batandukanye bagiye bahura n'ibitero byinshi cyane byagombaga kubaca intege bakadibagirana kuri tere mbese bakavuga ati Mana waradushutse turakumvira tuza kuri kamera none dore uko bigenza ntagiye wigeze ushinga urubanza ku Mana mu mutima ngo uvuge ngo Mana iyo mbimenya ntabwo mba naritabye no muhamagaro umeze gutya wo gukorera ivuga butumwa kuri social media kuri Gihozo ntabwo byigeze biba ntabwo kuri social media nigeze mbivuga kuko yego ntabwo wabivuze ariko mu mutima umurimo wo muri social media no mu mutima wanjye ntabwo ibyo bintu nigeze mbivuga ahubwo ibyo nabivuze ku mavuga butumwa atandukanye Imana ishobora nko kuntumaho ahantu mu giterane runaka ukabwiriza ukabona abantu nyine ntago abantu benshi kandi cyane ukabona ntago babyumvishe neza kubera mfite ukuntu mvuga nkanakomveka nkabona nta muntu wiyani my God nkavuga Mana n'amatike narishe koko n'amajoro naraye n'ukuntu nari nasenze ngo tuzabona abantu bakizwa kandi kenshi n'Imana ikaba yanabinyemereye ngo biri buze gucamo ewe ntibicemo ariko isaha y'Imana nyine bitaragera ni kwa gucika intege ibyo rero ngiye nabivuze nko mu mavuga butumwa atandukanye ku biterane bitandukanye mu ngendo nagiye nkora zivuga butumwa ariko niho nagiye mbibaza mvuga ati hano wanshutse akaba igihe wenda ugiye ukagenda urugendo rurerure n'amaguru kazagera ukumva wacotse wanagera ukabona wenda abantu bawe niba nakwakiriye neza nk'umuvuga butumwa kandi Imana iri kukoshya ngo genda bagera ugasanga bo bafite ukundi kuntu bakubara ni wa mugore avuye i Kigali yambaye muretse bakagiyeho bakaganira bagasigana bakajya kugwatere wumva watagangaye kandi Imana nayo iri kugushuka ngo gumayo ahandi hantu navuga ati wenda nabitekereje ni kwa kundi nyine wenda umuntu abari nk'ahantu nko ku rusengero asengeraho ugasanga hari ibintu abantu mutemeranwa kandi wabwira Imana uti kambe nimutse wenda ni muri cyangombwa nge ahandi hantu nayitiwe yagumaho kavuga ati ako nabo banzu uri kuncuka no mu gitondo hagashya ukahita wibaza ati biragenda bitera ibi bintu ko mbabona hari n'amana ibirimo iyo umuntu wese ahuye n'ibibazo bitandukanye ahandi hantu nabivuze ni nko mu buzima busanzwe mu rugo ariko Imana ishaka kukubuza iki kintu ati wenda Joel nagwa amafaranga yo kurya n'uyafate kandi amara Joel ndakavuga ati jo nagira nkohereze bibiri oya nta kibazo meze neza kandi uko Imana yakubujije kandi ni mugoro mugahita muburara
kavuga ati rwose mana hano hantu urabuza gufata amafaranga ukaturaza gusa gusa nyine iyo ibikoze gutyo aba ari kiteganya kandi aba ari nicyo yabonye mu mutima wa Joel wenda afite ukuntu ari bwishyire hejuru ati gihozo namugaburiye Imana reka avuga ati oya ataza kuza kunyicira icyubahiro nagende rero mu by'ukuri mu bigaragara naho ngaho nagiye mbivuga naho ngaho byagiye binkomerana rero ngaruke kuri social media no kuri uwo mubyeyi watanze ubwo butumwa ko hari abantu bahagurukiye cyangwa satani yahagurukiye abamama kugira ngo abakubite hasi mu buryo bwa social media baceceke ntibongere kuvuga mbona njyewe nta muntu waceceka Imana yavuze nawe ntabwo bishobora kugukundira nyine mbona umwuka urwanya abamama kuri social media yawe urahari nibyo nta n'utanabivuga cyangwa nta n'utanabibona umuntu wese w'umunyamwuka arabireba akabibona ko hari imbaraga zihagurukira abamama kugira ngo zibakubite hasi zibasenyera imiryango zibasenye nyine ze gutuma wongera kuvuga ariko ntago ngiye nigeze mvuga ngo ndicuza ngo mvuge ngo yo ngo Mana waranshutsinza kuri social media ndi imbere y'Imana n'imbere y'abantu social media yambereye umugisha mu buryo byo ntaraza kuri social media ntago nari meze gutya harya wambaraga amataratara sibyo urumva nagara amataratara gusa ibi mbivuze nuje kandi nkangurira n'abandi bantu bagiye kuza ku social media bashyashya no kuri nimugira ubwoba intambara yose irimo imirwano ibifite intsinzi kandi intambara yose Imana ifitemo inyungu irayirwanirira niba ari Imana yazanye nawe ntago uzakorwa n'isoni satani nyine aturwanya kugira ngo adukuremo icy'umumaro dufite ariko Imana nayo itsinda kugira ngo igaragaze icyo yagambiriye muri wowe ntago rero ndi buvuge ngo mfite kwicuza muri njyewe kuba narabaye kuri social media nta na rimwe nigeze mbwira ngo waranshutse Mana ikintu cyose abantu bazi n'ibyo batazi mufite ibyo mwabonye ariko hari n'ibindi mutabonye kandi byabereye kuri social media nahuriyemo nabyo ariko nago nge navuga ngo isayo gahinda gasaze ngo nimbi ngo ku buryo nazagera Isiyoni oya nta kintu na kimwe kigize gituma nicuza ko kuri social media nakuye inshuti z'umumaro nubwo nahakuye n'intambara ariko ziriya ntambara nahuye nazo jo niyo nari kuba ndi guteka ubugari mu rugo nirirwa mu rugo ku gasonga bugari zari kuza nyine yego zari kugarukira mu gipangu ariko zari kuza rero kuko nari ndi social zagombaga kwaguka kuko social nyine urumva nivuga butumwa wa mugani w'abarundi ngo ngurukana butumwa ni nako zigurukana amatiko ni nako zigurukana intambara ni nako zigurukana ibibazo sinshobora rero kuvuga ngo social media yambereye mbi social media nyifite inshuti jo kandi nongere mbashimire banyamakuru mwagiye mu mamikoro by'umwihariko harimo Sabe harimo Joel Yobokamana TV harimo Nkunda Gospel abona abantu twagiye dukorana mu bihe bya kera kandi twakoranye neza mbaburiraho umugisha harimo Sinai TV n'andi mativa atandukanye bagiye bama mikoro mwampuje n'inshuti z'amagara mfite abantu bankunda kuri social birenze uko wabivuga birenze uko papa hari yanankunda birenze nuko umugabo wanjye ankunda banyitaho bambaza uko meze abo bantu nabakwiye kuri social media kabiri mfite intambwe nateye yego uko nasaga uko nari meze uko nambaraga aho narinuye byagiye bihindurwa n'abantu nahuye nabo kuri social media ntabwo rero navuga ngo social media ni mbi hari imitekerereze nabaga mfite n'umubabaro nagendanaga ubuhamya nyine natangiriyeho mvuga abantu baramumurije nahuriyeho n'abantu bameze nkanjye barambwira ati nanjye naratawe nkumva ndakomeye nahuriyeho n'abantu bavuzwe bakambwira ati nanjye naravuzwe nkumva ndakomeye nahuriyeho n'abantu b'inyangamugayo mbonera umwanya wo kubashimiraho muri mwubahwe bagiye bankomeraho atari ukubera ko ndi mu byiza no mu nduru social media ntago nayigaya ntago nicuza kuba narayigiyeho ni nayo mpamvu uyu munsi umamagara nkasa numva nafite ipfunwe n'ahantu mbega nigeze gutera biramera cya gatatu gikomeye nuko naboneyeho abantu bakizwa hari abantu bakizwa nibigaragaza imbere y'abantu agafata nka nimero yawe akakwandikira akubwira ati nukuri ndumva ijambo ryawe ryambohoye
iyo rero ni nayo ntego, ni nayo target yari yaranzanye kuri social media. Kubona habo niyo yaba umuntu umwe gusa niko bibiri ivuga mu ijuru bavuza impundu. Umwe gusa wumva ikiganiro agahinduka, si ngombwa benshi. Nukuri ni intsinzi kuri Kristo Yesu. Numva rero binejeje mu mutima kubona abo bantu. Ntabwo rero ndi mu bantu bavuga ngo ndicuza ko Imana yanzanye kuri social media. No. Ndashimira Imana, ndashimira aba social media bose, abanyamakuru bose b'ibinyamakuru bitandukanye, kandi ndashimira n'abavuze n'ababishinga kugira ngo basebye abandi. Muri mu bantu batuma yani buri indorerwamo ikintu ibereyeho no kwireba ukareba ukuntu usa, batuma twireba tukavuga ibintu yavuze sibundi ndabifite, wasanga utabifite ukikomereza, wasanga ubifite ukabihanagura. Anyway nibyo, Imana ibaho umugisha n'abatorewe kuvuga nabi, Imana ibaho umugisha. ngira ngo ni ikintu avuze amagambo akomeye kandi arimo inama n'impanuro nyinshi. Mu by'ukuri social media nyine ni ikintu kitaba cyoroshye, ariko Imana ishimwe ubwo utigeze wicuza. Yego. Ngira ngo ni intsinzi cyangwa ni ikintu gikomeye cyane ku muntu, ku buryo umuntu wese nyine yabishimira Imana uko biba bimeze. Yego. Iyo Satani, iyo Imana ishaka gukora ibintu bikomeye, yego, ikoresha abantu. Yego. Kuko ntiturabona Imana yavuye mu ijuru. Yego. Ngo ize kugira ikintu ukora mu isi, tuburyo nyine tuvuga ngo dore Imana ngiri iri gukora. Nibyo byabi n'inkuraho kantu nkunda kuvuga mu biganiro ngo Imana iguha ubuntu, ubuntu bukaguha abantu, abantu bakaguha ibintu, ibintu bikaguhindura umuntu. Ubu niyo formule y'Imana. Iki gushyiraho ni faveri, ni ubuntu bwayo. Ubuntu bukaguha abantu, bukabakugabiza. Abantu baguha ibintu bikaguhindura umuntu. Yego. Iyo Imana ishaka gukora ikintu ikoresha umuntu. Niyo Satani nayo ishaka gukora ikintu ikoresha umuntu. Mbese no kuvuga ngo ari Imana ari na Satani bose bakeneye enetre ime, ikintu gifite inyama n'amaraso gikoreye bakoresha. Yego. Ku buryo mu bintu byose yaba ari imigambi ya Satani yaba ari imigambi y'Imana bishyirwa mu bikorwa n'abantu. Hari ikibazo rero nshaka kukubaza kandi umbabare nkugirireho umugisha unsubize. Urabizi ko ntajya nkunda kuvuga abantu mu mazina, nawe ntabwo nshaka kumbwira abantu mu mazina, ariko ndashaka kumbwira kuri situation gusa. Gihozo turi kuganira yahuye n'intambara nyinshi, abantu barazizi, bavuze byinshi birasakuza biragenda, ariko nyuma yaho byaracecetse, sibyo? Mu minsi yashize nkugaruye kuri kamera kuyobokamana dukoranye ikiganiro, benshi mu bantu barambwira ati se uramugaruye Gihozo koko kutamurekiriye yarari ko byari kuba byiza koko. Abantu benshi banatekerezaga kutagikora ivuga butumwa. Ndavuga nti no Gihozo ni uvuga butumwa atayobora icyumba cy'amasengesho hanaha, ati nuko batazaga kuri social media ntibivuze ko yari yarabuze, yarahari mu ivuga butumwa ritandukanye. Bamwe bati none se ubu ntibazongera kumukorera inama zo kumugambanira kugira ngo bamuce intege kuri social media, bahagurutse amagambo bamuvuge, bagira ute, bamwe banashyiremo amafaranga, abandi babikorera amanama nkuko nubundi bamugenje. Ndavuga si byo mwabikuye hehe? Genda mbyumva no muntu. Ubundi situation ivuga yuko uwagambaniwe n'abantu ngo bagusebye cyangwa bahagurutse ibintu bituma baguca intege mu murimo w'Imana wo kuri social media. Giho hari ikintu yiziho cyangwa ubyumviya? Unsubi umbwiza ukuri nk'umukozi w'Imana. Ntabwo ndibuze kuvuga ngo nkubaze ngo abantu ngo nibande ngo wumvishe, no. Ahubwo ndakubaza ku iyo situation. Hari icyo yiziho? Yego. Ndayizi. Uyiziho iki? Ndanayizi mbere yuko ihaguruka ikaza kuri social media. Yego. Ari nyizi. Muri make. Mva ye. Ni iki wabivugaho wenda muri make icyo gisubizo? Kandi ni igisubizo pe nkubwize n'ukuri. Ugisubize witonze kuko gikirindiriwe n'abantu benshi. Bakunzi biyobokamana turabasuje mbere na mbere kandi ndisubize. Bira bintu nyine nagomba nshaka kubivugaho. Nkuko bizi cyangwa n'abantu bose batuwe banzi ku makamera yose bambonyeho, ntago ngiye ngunda kuvuga ku bantu kandi koko niko kuri. Banumva afite ibintu byo kuvuga kuri Yesu byinshi. Ariko
biriya bintu nyine byakozwe n'abantu nanabimenye mbere yuko biza kuri social media abahamya mfite ni ku rusengero iwacu Karugira sindi bivuga bari bo ariko ndabizi ko babizi mbere yuko biza kuri kamera simbeshya umuntu wese uzabuza umuntu wo ku rusengero iwacu Karugira wenda ufite ibyo ayoboye no mu badiyakoni bazabaze ngo siriya nkuru mbere yuko abantu bayibona kuri social media yigeze iza Karugira yego bivuga ngo rero urumva ni ibintu byari byarakozwe n'abantu mu gihe rero nari nkibibona Karugira atarashira iminsi mpita mbibona kuri social media byabazwe n'abantu babitangamo amafaranga barishyura kugira ngo nyine bibi ariko nekereza ko bari bagambiriye wenda nk'ibintu bibiri icyambere wenda ko ari ukusebya kugira ngo bankure kuri social nkuko abantu babivuga banagukure kuri hit bamwe muri bo ngo bayisigarane urumva ikaze kwa kundi baba baricaye nyine kuri kamera ugafata isi bakabatika tuyigushikuze ariko isi nayo ntabwo iba yoroshye nayo irabishikuza igakomeza n'ahandi ubuzima nuko baba bumeze rero nuko byagenze koko byarapanzwe babitangamo amafaranga menshi ndetse n'abanyamakuru bamwe barayariye nabo bagiye bayarya bakanayatanga ndetse bakabishyura ayo nariyeho n'ukuri okay ntago mbizi niba utarayariye kuko nawe nabonye uri mu bantu nyine bagiye kugabura kugira ngo abantu bagiye kugabura kugira ngo babaha amakuru bura namwe mbabara mu bantu nyine namwe mwari mugiye gushaka amakuru ariko nyuma kuri kubura naze kandi yavuze ko tutari wekire bivandemo impamvu kubura ari uko icyiciro cyanjye rero nta n'ikibazo mbafiteho ariko niko byagenze gusa ikintu nabonyemo ni Imana kuko mbere yuko biba Imana yari yamvuganye nanjye ndetse nari ndimo ndanasenga nkuko nabivuze ku Isimbi TV nari maze amasengesho y'imisi 7 numva ngo ari ikintu ngiye kujyamo nkagira ngo ni urugendo kubera ko kuri nigera mu ngendo nyine zo hanze mwivuga butumwa Imana yambwiye ati senga nzabana nawe nanjye fatiraho mfata 7 uko nukuri da njya mu bihe soma amajambo soma mwigisha nzigisha numvaga nuzuye amajambo ariko nasoma ngasoma muri Yobu urya manu yayo magambo nsoma hagati senza uraye na babirudadi kumbi babirudadi bari nyuma gatoya rero nuko byagenze yambita biza kuri ya mwabibonye nyine biraturika byari bimenyigisho kuri ngewe byari bimenyigisho ku bandi bantu abandi nabo nyine babyifotorezaho ari abantu nyine n'ubundi baba baregetse basutamye n'ubundi wakoma rutenderi bakagwa hasi abo rero nabo baragenda hanyuma sigarana Imana Imana yari yambwigiye biri bumare nana birose rwose no hagati muri byo nagiye mbirota mbona n'ukuntu abantu babiri inyuma bameze n'iki nababwiye ko nangira kino kiganiro twavuganye ko nyine nderekwa nanjye ndareba yego ushaka kubana n'umuntu nkahita amenya ko hari ibindi bintu runaka ngenzuraho ariko ndashimira Imana ko aho bashaka kuko bigera siho byageze buriya buramwe mubona byarakaze ariko nago byakaze n'ukuri kw'Imana n'ukuri imbaraga byari bifite zari zo kunkubita hasi ku rwego ntazongera no kwegura umutwe ahari ubanza mba naranagiye nko guba mu gishanga kuko no kuba mu nzu banza bitari gukunda ariko imbaraga z'Imana zarabinanije ahubwo zinsunikira mu bintu by'Imana nagize ibihe byiza muri biriya bihe ku rwego ntaragira ibyo bihe bimeze nk'ibyo nari mfite kandi byarankujije mu buryo bw'umwuka nabyo rero ndi kubiplaningira ubuhamya dore ko nzi kuvuga nzabuvugaho neza bye mu gihe runaka n'abantu nzabavugaho buri muntu wese uko yagiye agenda nawe uzagarukamo uzavuga ku bantu ariko ntuzabavuga nzagenda mvuga nyine ku bantu ukuntu bagiye babijyamo n'uburyo nawe nza kugarukaho buri muntu wese ko yagiye agenda ari kikujyanyeyo nuko wari ugiye kandi nzi ko bizaba ari ibyubaka nago bizaba ari ibisenya kuko kamemu nago ngira ubuhamya busigaye bwo kugira ngo umuntu nawe ubirimo uyu munsi uwo bari kubikubitaho uyu munsi birashoboka ko hari umuntu uri mu kindi gihugu nawe watakiwe muri quartier ndagira ngo ukomere hari n'abavugwa n'isi isi yose ikavuga kandi bagakomera rero tutageze kuri rwa rwego twaba tutarakurikiye Kristo ko niba twarageze ikirenge muki egare guca mu byo yaciyemo bakadutera imijugujugu muri ibyo bintu hari ibintu bibiri byagutunguye yego watunguwe n'abantu bakuvuyeho bakwerekaga ko bagukunda cyane unatungurwa n'abantu bakugumyeho cyangwa abana biziyemo bajizanywe no kuguhumuriza ahubwo ko natunguwe cyane yego n'inshuti zinjiye muri biriya bintu zinkunda
umuntu akamamaga ataranze yego agahita avuga ati inkuru bagusohoyeho uriho urahumeka ni yego urumva uri kurya ukabishobora ni cyane ushoboye iki ni kurya ifi akangurira amafi nahuye n'abasirikare benshi ndabashimira nahuye n'abantu bakomeye mu gihugu ndashaka kuvuga amazina namwe mwubahwe aho muherereye nahuye n'abantu b'inshuti ziba hanze mu bihugu byo hanze bitandukanye batari banzi binjiriye gusa kuri iriya nkuru n'uyu munsi bambereye inshuti nahuye n'abantu by'umwihariko naringiye kuvugamo bamwe ariko bariyumva mwubahwe mwaranshyigikiye mwarambaniye mwambaye hafi mu buryo nashobora kubona uko mvuga ikintu rero cyanunguye kuruta ibintu byose ni uburyo abana banjye babyitwayemo byaranangaje cyane bitwaye ute mbere inkuru nyiyumva ntabwo nigeze nyibumvisha naricekeye ariko kubera ko yari iri kuri social kandi ni bakuru bamaze gukura kenshi bafite telefone banabonaga n'abantu bamwe bazinyohererezaga video yisohotse bakayinyoherereza barayireba barayirangiza barambaza nyine nimba mbazi abo bantu babwira abo nzimo nabo ntazi barambwira nyine ngo nakazi ngo nakazi ngo akazi kose niko kamera kagira ibyiza kakagira n'ibibi mfite umuhungu mukuru ujya ukunda gushaka kujya mu gisirikare arambwira ati nyine sinyababwira ko nzajya mu gisirikare nyine nindasuka ubwo nyine muzihanganira inkovu nzaba mfite kuko nzaba ndi mu kazi arambwira ati kano nakazi nta kibazo komeza akazi kawe kandi wumva umeze neza twe turakuzi kuruta uko abantu bakuzi shimishwa rero nuko abana banjye banzi shimira kandi cyane hano kuri kamera n'umugabo wanjye nawe ntabwo yabyitwayemo nabi yes yabyitwayemo neza cyane kandi arangomeza mba hafi muri birabiye cyane cyane ntabwo byari byoroshye kuba yava mu rundi rugo akaza akabana nanjye muri ubwo buzima mu bihe bibi kandi ari byo bihe bari kumvuga ariko ni ukuri pe yambaye hafi umugabo wanjye yubahwe yego ahantu ari yubahwe arigomwa araza aramfasha arangomeza arambwira ati komeza gahunda ubuzima bukomeze nta bintu birenze ibyo nabyo byarankomeje kuba rero umuryango wanjye warumfasha amaboko na mama wanjye n'inshuti zanjye za bugufiya zagumanye nanjye numva ari ibintu byo kubahwa kuri njyewe kuruta uko isi yose yamvuga mumvugirije induru njyewe abana banjye tubanye neza barumva na dayimoni mumvugirije induru nkabona nta kibazo na kimwe mfitanye n'umugabo gishobora gutuma duhangana numva nta kibazo na kimwe kandi koko umugabo wakwiye gushimirwa yarabishimiwe kandi yongera bishimiwe niba n'abantu bashatswe yego ngo bavuge noneho we niwe muntu amagambo wari ufite inyundo yo kugukubita ugahitugwa yego ni nayo bari bategereje oya baranamusha hari n'abamunyuzeho ngo niba ari n'ibiguzi bisaba babimuhe ndamushimira cyane ahantu ari kandi yubahwe wumve ngo papa w'abana banjye icyubahiro uragikwiriye mubyeyi kandi ngewe kuba tutabana ntabwo bituma nakubaha kuko numva uri uwo kubahwa nuko kandi mbibona uri inshuti yanjye urabizi hari ibintu abantu baba baravuganye babana bati niyo twaba tutabana ntabwo nge nzagutera amabuye ahantu uzaba uri rero nubwo yaba nta cyampa ariko ibyampa kunyubaha byonyine no kunyubahira ko mubyarira abana numva bikomeye kuruta ibyo abantu bavuga ibindi kuba tutabana ndabizi Imana izaca izindi nzira niyo twapfa gutya twapfa tuyizeye Yesu aguha umugisha hano uri yego ngira ngo iki kiganiro kirakomeye kandi kirimo ibintu byinshi byari bikenewe yuko tubivuga ubu rero ukomeje umurimo w'Imana nyine nkuko bisanzwe birimo biragenda uratumirwa hirya no hino uherutse ku Beteli ubabwiriza neza cyane ndabyibuka bicaye ku Busambi n'ahandi hirya no hino yaba na hariya nyine usengera ibintu byose bimeze neza mu murimo w'Imana baravuga nyine ngo ibihe bisobanura ibintu kandi burya iyo Imana ishaka kugukoresha ibintu bikomeye ibanza kukunyuza mu bikomeye ikagukomeza ngo uzabone uko ukomeza abandi hari umuntu ugeragezwa nkawe hari umuntu wahuye n'ibintu byinshi ushobora kumva iki kiganiro akaba ari nawe watumye wicara ku iyi kamera kugira ngo niyumve ikiganiro asubizwemo imbaraga amenye ko hari Imana itabara aho bagambanye itabara aho Satani yahagurutse itabara abantu b'Imana bakongera koroherwa mu buzima bwabo yego rwose ntabwo nari gusoza ikiganiro ntaguhaye umwanya wo kugira ijambo ry'Imana utubwira ariko bitewe n'uburyo iki kiganiro nagitwaye reka tugisoze yemerera tugisoreza aha
sibyo tugisoze nidushaka kubwiriza uragaruka nababwira ngo mbere yuko dusoza niki wabwira abantu bari badukurikiye nababwira ngo ubwo umwami Imana azantabara nicyo gituma namwara amen nabwira abantu ngo wimwara kumwara kwa mbere nabonye ni wowe numwara n'abakumwaza bazabona imbaraga ariko abantu nibakumwaza wowe kumva utamwaye haleluya uzakomeza ubuzima uzakomeza umurimo uzakomeza Yesu banza wirebera aho Yesu yakwikuriye ni wowe afite imbaraga hano twaciye ari hamwaje handi natwe twirebaga tukabona turi imwaje ariko umwami Yesu aje adukura mu ivata adukura mu mabyi adukura mu bibazo aradukomeza aratwambika turasuka ngo kudusa uyu munsi nago nyimwaye kuko umwami Imana azanabara mfite isezerano nicyo gituma namwara navuga rero ngo wowe uri mu bibazo uri mu kaga uri mu nambara bari kuvuga bari kuvugiriza induru bajugunye bataye utagira umuryango wimwara kuko umwami Imana azagutabara wimwara nanjye navuga ngo wimwara kandi bitumwaza birahari bireke bigomeze bizomere ariko wowe ubwawe ntiwimwaze cya wireba mu ndorerwamo wumve wishimiye ukuri kandi wumve unyuzwe nuko Yesu yakugenje ndamushimira ko yatugenje gutya ndabizi ko nyuma y'ibi bintu byose mubona dufite amakamba tubikiwe ahantu hatagera ingesi tuzambara abantu bahagaze aho ngaho bareba bavuga ngo cyagiye binyuragamo twavuzaga induru kumbi yarafite amakamba angana gutya hari aho tubikiwe ikamba kandi umusirikare ku rugamba ucyambaye umwambaro w'intambara natabare nakomeza ukenyere ye kwihata nk'uwikuramo umwami nabaho umugisha kandi abakomereza amaboko mvuze ku muntu wese ubabaye ukomerewe wajugunywe utagira epfo na ruguru utagira abamuvuga neza utagira abamuhumuriza birashoboka cyane wakagufasha amaboko akakurekura abakabaye ari bo bakujyana aheza bakaba ari bo bagushyira ku matangazo kugira ngo isoni zigukore ndagira ngo ngubwire ngo wibabazwa n'abantu ntago ari bo kuko bo nta kintu na kimwe bakunguka mu kugukoza isoni n'ababikoze nta kintu bungutse ahubwo Satani niwe wunguka kuko iyo uhombye umaze igihe kinini hari abo wabwirije batagifitiye icyizere Satani nyine niwe ubyungukiramo rero navuga ngo courage komeza ukorera Imana nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima Yesu abaho umugisha jo nawe Yesu aguha umugisha warakoze cyane kuma mikoro nubwo arabona kugira ngo urangaruye ariko naga ari wowe ngaruye ni Yesu ngaruye kandi uba wakoze cyane kungarura kuko ndabizi ko harimo nyine abatabyumva harimo n'abantu bari bwandika muri komenti ko ari abatabyumva ariko nta nubwo tubaye hano kugira ngo tubibumvishe ariko hari n'abandi bankunda baba bakeneye no kunyumva baba bakeneye no kunsuhuza no kumumuriza no kumbwira ngo ratagihozo bite hari n'abantu bikundira cya gihozo ubwo rero ntago abo ngabo nabo twabaveba Kristo nabaho umugisha mwese aho muherereye mu izina rya Yesu mbasengere yego reka dusenga Imana dusoreshe gusenga mu rugamba rwose urimo uri Imana yo kwizerwa ibyiringiro by'abizera ijambo ryawe n'ubugingo tugufite turagushimira kuri ibyiringiro tugufite uri amahoro yacu bitarakunze ujye ubikundisha bikemera ibitaremeye bijya byemera ndagushimira ko atari gutya tuzahora ku bantu bagutegereje kereka bava mu masezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni ariko revayisira bagutegereje rabini fo bazaba nk'umucyo bazaba nk'izuba rirasa mu ruturuturu haleluya uri imbaraga z'abizera gakiza kawe nikaze kuri uyu muntu nubwo ababaye nubwo atanezerewe nubwo hari abo yanze nubwo hari abo yaciriyeho iteka nubwo hari abo yarekuye nubwo yumvise yamwanze ndasenze cyane amaraso yawe amubeho umubabarire data byaha n'ibicumuro bye ndasengana n'umuntu ufite ibyamunaniye kubirekura lelo bestifolai lansogere bonefo guca muri iyi nzira bisaba kurekura bimwe kuko ni inzira ifunganye hari inshuti turekura hari abavandimwe turekura hari ubutunzi turekura hari inzira turekura hari iminezero turekura kugira ngo twinjire muri iyi nzira yawe irafunganye n'ukuri kuyinyuramo bisaba kugira ibyo urekura senze cyane nizeye sabira imbabazi n'imbaraga umuntu wese uciye bugufi mu mutima mu izina rya Yesu senganye n'uyu muntu urwaye maze igihe kinini afite uburwayi baganga bamubwiye ko atakira ariko ijambo ryawe riravuze ngo nago tuzakorwa n'isoni nitukwiringira mu izina rya Yesu mureva yasire mukize mukurireho uburibwe mukurireho izi ntambara senze cyane sengana n'umuntu shaka imbaraga z'umwuka shaka kwaguka mu buryo bw'umwuka shaka kugera kure mu buryo bwo gusenga
mwuzuza imbaraga. Bihe byawe ni ubuntu kuwizeye wese. Haleluya! Bihe byawe ni ubuntu kuwizeye wese. Kristo abona ineza yawe, gahozura abantu bawe. Kandi Mwami Imana, ukize uyu muntu amagambo, ukize uyu muntu urubwa, uyu wavuzwe akava mu murimo, uyu wavuzwe akabivamo, uyu wavuzwe akava mu rusengero. Hado birifo, umukiza umubi, umugarura umurinda akajagari, umurinda uruzererero, wongera umwicaze mu bamuvuze, akomere ku munsi mubi. Haleluya! Munsi mubi ujya urangira, wararangiye kwa Yobu. Munsi mubi ujya urangira, wararangiye kwa Morodekayi. Munsi mubi ujya urangira, wararangiye kwa Esteri. Munsi mubi ujya urangira, wararangiye kwa Debora. Yewe Uwiteka we, utwikire Sisera kugira ngo dutambuke twemye. Urakoze. Humugisha iyobokamana, humugisha abakurikira iyobokamana bose, humugisha umuntu wese ushaka Imana, humugisha umuntu wese uri mu rugamba, umuha imbaraga zo kunesha. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Yesu abamugisha. Ni Gihozo Josiane. Nimero de telefone ni 0783 04 99 59. Imana y'amahoro ibamugisha. Shalom. Yego. Reka tugushimire cyane kuba waduhaye uyu mwanya maze ugakorera Imana. Imana iguhereza umugisha cyane. Nimero ye arayivuze, ariko by'umwihariko ngiyo yanditse no ku kiganiro. Imana ikomeze ibagirire neza kandi namwe mwakoze cyane. Amen. Amen.